aka ni akabando k'iminsi ni inkoni nyine ndiho nitwaza muri iyi minsi. Hari nabo iyo dusenga hari ibintu Imana ihagarika, ariko hari n'ibyo idahagarika kuko biba ari ngombwa ko bigomba kuba. Tugomba kwakira ko hari icyo dusengera kigakurwaho, hari n'icyo dusengera ngo gikurwe ko Imana iba yemeye ko kigomba kuba. Umweyo w'Imana ubaho cyangwa se inkoni y'Imana ibaho ni intara yo kugosora umurimo w'Imana mu murimo Imana irabikora. Hari ikigerageza igeze kugeza kuri Nebukadinezari, Imana yasuzuguye Imana irabyemera. Nebukadinezari ajya mu ishyamba amara imyaka 7 arisha nk'inka, ari naho yamereye amadrede. Ubona uyu munsi abantu bifuza drede. Rero Imana impaye ubutumwa mu bantu b'imbere bo mu nzu y'Imana. Ashobora no kuguhanurira rwose avuye ku ndaya akaguhanurira icyo si igitabo birasohora ngo izahagara ku bitugu by'abapfapfa. Ushobora kuba udapfumuye amatwi ariko umutima wawe utobaguritse. Ushobora kuba imyambaro y'inyuma ariko imbere urisega. Imana irambwiye ngo ariko uyu munsi hari ibintu byaha biro bikorerwa mu nzu y'Imana no muri kabari bidakorerwamo pe. Hari ibyaha biro bikorerwa mu nzu y'Imana no mu kabari bidakorerwamo, kuko Imana ije gukora akazi ku bantu bayo bayikorera. Imana irambwiye ngo igihe kiraje, igiye gushungura abiyita ko ari abantu b'Imana, igiye gushungura abiyita ko ivuze, ije gushungura. Murazi umubirizi urawuvuguta ukavuguta urufuro ni nko gumeshesha omo. Umuntu ashobora kutakwica ngo agutere inkota uva amaraso, ariko akakwicira umugisha, akagufungira umugisha, akakwicira mu kagambane, akakwicara. Munyarwanda aravuga ngo mwiriwe yakwiriweho. Abenshi abahanuzi benshi nta nubwo bubatse, bashenye ingo. Reka nanjye ngusuhuza udukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe muri uyu mwanya. Ushobora kuburebera ikiganiro mu gitondo cyangwa se ku mugoroba. Reka nkwifurize kugubwa neza aho waba uherereye hose, kandi kuba uza kureba ibiganiro byacu. Niyo mpamvu natwe duhera tukuma inyuma ya kamera tugushakira ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Ikaze rero muri iki kiganiro. Kuri kamera turi kumwe na Pasiteri Fanny. Twishimiye kubana nawe Pasiteri. Murakoze, nanjye ndishimye. Ndabashuje mu izina rya Yesu bari badukurikiye ku Isezerano. Amen. Mumeze mute? Turashima Imana. Nabonye ari ku iruhande rwe hari akabando. N'akabando k'iminsi. Aka ni akabando k'iminsi ni inkoni nyine ndiho nitwaza muri iyi minsi kubera agashoke nagize ku mugongo. Usanzwe urwara umugongo? Ni umugongo uturuka ku mvune zigiye zitandukanye. Ariko uri kwivuza se cyangwa? Kwivuza kuba kurimo, ariko no kuruhuka nabyo. Ari iyo mbashije kumara iminsi wenda ntagenda ku mamoto, bisa nkaho wenda nduhutsemo nkongera nkakomeza. Yego. Pasiteri, mbere yuko twinjira muri message y'uyu munsi, hari ikiganiro mperutse kubona kuri channel n'uva ari Impemburo TV, kuri titre bavuga ngo musengere u Rwanda. Kuki wavuze ngo basengere u Rwanda? Hari ikibazo gihari gituma barusengera? Hari n'abantu batazi ko ubundi gusengera igihugu ari inshingano z'abapasiteri cyangwa se za ahubwo uwo nguwo yaba atari n'umuntu usenga. Buriya hari ibintu bibiri umuntu wese agomba kwitaho. Navuga ngo umuntu agomba kwita ku gihugu cye cyane, kuko ijambo ry'Imana umusengera abami n'abatware ngo kugira ngo mube mu mahoro. Iyo dusengeye igihugu tubasha nicyo tuboneramo. Igihugu kidafite amahoro ntago wacuruza, nta nubwo wakora akazi, nta nubwo warongora, ntiwabyara, ntago wabutekanye. Igihugu kimera nk'umuryango. Ni nko kuvuga ngo ntago wakwifuriza mama wawe cyangwa papa wawe ibyiza, famiye yawe abakubyara. Iyo utabifuriza ibyiza nawe ubwawe ntabwo uba ufite aho ushingiye. Rero kubera ko mu nshingano y'umushumba harimo kwita ku rwuri aragiriyemo. Igihugu cy'u Rwanda nk'aho ntuye, abakristo nyoboye bose n'abanyarwanda n'abari mu Rwanda. Nubwo haba harimo n'ababaturuka baba hirya, ariko urwuri nyarwo n'urwo mu gihugu.
rero iyo gusenga nuko ukumira kugira ngo hatagira ibirura bishobora kwinjira muri rwa rwuri ngo rwibe umukumbi. Ni inshingano rero y'umushumba gusengera igihugu, kandi abantu bose bagomba gusenga, mugomba gusengera igihugu cyacu. Ari igihe mbere y'intambara mu mateka nzi wenda kubera kwenda ntari ndi mu Rwanda, ariko kandi icyo gihe ntaranakizwa, ariko harimo amagambo avuga ngo hazabaho intambara. Yaravugwaga, yarahanuriwe, hari abantu benshi bari mu matorero, bari abanyamasengesho basengaga, Imana ikabahishura ko hazabaho ibihe bigoye. Abasenze hari abo Imana yarokoye, ko yagombaga kubarokora kugira ngo uyu munsi babe bahari ari abo kuvuga inkuru. Turana dufite abasaza bo muri icyo gihe bacara bakatuba ati mu gihe twasengaga byari meze gutya. Ushobora kumbwira ati ese byabuje ko jenoside iba? Yarabaye, ariko wibuke ko hari abapfuye bagiye mu ijuru, hari n'abapfuye bazize ibyaha byabo kandi nabo bategereje umuzuko wo gucirwaho urubanza. Hakaba n'abandi nabo basigaye kugira ngo babashe gukomeza bahari bavuga amakuru y'ibyabaye. Birashoboka ko Imana yarakurinze aho wihishaga mu masaka, Imana yakurinze aho wahunze. Kuba niba wowe munyarwanda waravuye i Kigali, reka mpere muri kapitali aho dutuye, ukajya tingitingi n'amaguru, ukajya za Benako aho ngaho muri za Tanzania na za Njiyapanda n'amaguru, ukambuka bamwe bakajya za Congo Brazzaville, abandi bakajya muri za Kameruni. Uyu munsi bamwe bakaba bari Burayi ariko baraciye muri zo nzira za Congo, nuko hari ikimana yari yaravuze. Abandi nabo bagataha mu gihugu. Hari iby'Imana yari yavuze ko hazabaho intambara ariko izashungura. Hakaba hari abantu bose, buri muntu wese birashoboka ko intambara yaguhaye promosiyo igatuma uri uyu munsi, hakaba n'abandi yatumye nanone bajya mu gihugu cyabo. Ibyo byose intambara cyangwa se iraba, ariko hari iby'isenya n'iby'ikiza. Ni byiza rero ku bantu bose iyo wasenze Imana ivuga, ba nyirabyo barabyumva, baba mu bihe byo gusenga. Hari nabo iyo dusenga hari ibintu Imana ihagarika, ariko hari n'ibyo idahagarika kuko biba ari ngombwa ko bigomba kuba. Tugomba kwakira ko hari icyo dusengera kigakurwaho, hari n'icyo dusengera ngo gikurwe ko Imana iba yemeye ko kigomba kuba. Yego, ko umweyo w'Imana ubaho cyangwa se inkoni y'Imana ibaho, n'intara yo kugosora umurimo w'Imana mu murimo Imana irabikora. Ibyo byose ijya ibikora igashungura. Rero yishunga ntabwo ishungura ibiti, ishungura abantu. Hari abantu bajya bavuga ngo Imana ngo ni urukundo, ngo ntiyatuma ibyago biza ku bantu bayo, ngo ibyago byose biva kwa Satani. Satani ni umwuka, n'Imana ni umwuka. Imana itubwira mu mwuka kandi ikatubwira kwirinda. Satani nawe aza kurwanya icyo yakubwiye. Ntabwo Satani yitora ngo aguhagurukire. Satani aza kurwanya icyo Imana yavuze kuri wowe. Niyo mpamvu uvuga gutyo ni urukundo, ariko inkundo ziratandukanye, n'Imana ni nyinshi. Rero bivuze ngo we ashobora kubyumva gutyo, ariko muri we hari ikindi gicumbi kiri muri we gishobora gutuma Satani atamurwanya, kubera yuko muri we n'ubundi ni uwa Satani. Satani ari ubwamize bwakwitera, ariko abana b'Imana bagira amakuba, ngo dufite amakuba impande zose. Kubera iki? Kuko dufite ikibitsanyo, icyo twabikijwe. Dufite ibanga, dufite agakiza kari muri twebwe, ako niko Satani arwanya. Ese utekereza ko Satani ajya kugerageza Yesu muri ya minsi 40 kugira ngo bamugerageje kuko ari umuhungu wa Yosefu na Mariya? Oya, nuko yari yamaze kumenya ko ari umwana w'Imana. Kuko Yesu yari Imana 100%, ari n'umuntu 100%. Mu buryo bw'umuntu Satani yagerageje Yesu, ariko mu buryo bw'umumana Yesu yaramubwiye ngo have Satani kugerageza Uwiteka Imana yawe. Ngo Satani amutega ikindi gihe yamuteze ku musaraba, bituma amuteza abantu yakirije abana, yagiriye neza. Noneho bituma bamwihakana, aravuga ngo nabambwe mubwo muturekure Baraba, cyari igisambo ruharwa.
ariko kuko icyo gihe urwo rugamba rwari rusigaye rwari urugamba rwo kurwanwa n'Imana yonyine atari urugamba rw'abantu rw'abo bagire neza. Hari igihe kigera umukristo agasigara arwana wenyine ari Imana iza gusobanura ibintu. Icyo gihe ni cya gihe ushobora kuba urwaye indwara abaganga bananiwe, abantu barakuvuyeho, ariko Imana yo ikagukiza. Hari igihe ugera mu bihe bikomeye aho na telefone ushobora guhamagara umuntu ntakwitabe, ariko igihe kikazagira ukuntu Imana iritamuruye. Icyo kiba ari igihe cy'Imana kuri wowe yarigije y'abantu. Rero Satani aramusanga, biremera ko yapfuye, araca, ariko irinda amagufwa ye. Imana irinda amagufwa ye ntibayavunagura. Aho niho handi haje ubwira kabiri. Yesu ntago yigeze arwana na Satani uko bamwe babivuga, ahubwo yaragiye mu bubasha amwaka urufunguzo. Urwo rufunguzo rero yamuhaye nirwo yaduhaye, kugira ngo uko yarwanye niko tuzarwana, uko yatsinze niko tuzatsinda. Rero ibigeragezo bigomba kutuzaho, bigomba kudutera, kandi hari n'ibigeragezo biva ku Mana. Biva ku Mana ikabyemera rwose ko biza. Hari ikigeragezo igeze kugeza kuri Nebukadinezari, Imana yasuzuguye Imana, irabyemera. Nebukadinezari ajya mu ishyamba amara imyaka 7 arisha nk'inka, arisha nk'inka, ari naho yamereye amadrede. Ubona uyu munsi abantu bifuza drede, ukabona umuntu w'umusore nimuntera amabuye bakazifunga, ariko iyo ni imico yuko Nebukadinezari yananiwe kumvira Imana. Yananiwe kumvira Imana. Umusatsi iyo myaka yose ntago yigeze yogosha, aba muri iryo shyamba ko yigishwa n'Imana, aza kuvayo. Neza si Imana yamujyanye bakubwira ko Satani yamujyanye se? Oya, ni Imana yamujyanye. Rero hari ibigeragezo biva kuri Satani, hari n'ibigeragezo biva ku Mana. Ahubwo nabwira aba bantu ko agomba gusenga kugira Imana imuhishurire ikigeragezo kiva kuri Satani n'ikigeragezo kiva ku Mana. Kuko ikigeragezo kiva kuri Satani urakirukana kikagenda, ariko ikigeragezo kiva ku Mana ntabwo ushobora kugira gute kukirukana ngo kigende kitarakora icyakizanye. Yego, ikigeragezo kivuye ku Mana hari uruhare umuntu aba abifitemo. Birashoboka ko hari ibintu bibiri ushobora kuba bishobora guturukaho. Hari igihe uba utumviye, icyakabe n'igihe ibishaka kwigisha abantu. Ikigeragezo cyaturutse ku Mana umunsi umwe twageze tumaze kubona icyavuye kuri Nebukadinezari nuko atari yumviye. We yaramaze kubaka Babuloni, yumva ko ari we, irangije imwereka ko atari we, irangije imujyana mu ishyamba. Icyo ni ikigeragezo yagizemo uruhare kubera ko we atumviye. Tubona Herodi baramushingije, baramusingiza, nawe yumva ko ari we rwose. Imana nayo imwereka ko atari we, nawe imukubita urushyi nk'uko bavuga, arangije agwinyo. Sibyo? Kubera iki? Kuko yihaye umwanya utari uwe. Yiyitiranyije n'Imana. Kuko abantu benshi biravuga ngo umuntu yogagizwa n'ibyo bamwogagiza. Bivuga ngo baramusingije, we ntiyashaka kumanuka ngo aho Imana icyubera, we arizamura. Rero Imana nawe irimwereka ko badahwanyije, imukubita hasi. Ikindi kigeragezo rero kiva ku Mana umuntu atabigizemo uruhare. Tubona Yobu habaye ikiganiro cya Satani n'Imana. Imana iravuga ngo wabonye, abwiye Satani ko Satani ni uzerera mu isi. Aribaza ati Satani uvuye he? Rusofero uvuye? Ati mvuye mu isi kwizereramo. Imana amuga ati wabonye umukiranutsi wanjye Yobu uburyo akiranuka kubaha n'Imana. Cyambere ushobora kuba umutunzi, ari nabwo ushobora kuvuga ko umuntu ashobora kuba umukire cyangwa se umutunzi kandi agakiranuka. Ntago gukiranuka bisobanura kuko ugomba kuba umukene. Oya, ahubwo ushobora kuba n'umukire ugakiranuka. Kuko ubukire bwa mbere nubwo ku mutima, ntago ari aya mamodoka cyangwa ibindi bintu. Kuko ushobora kubituga kandi ukaba umutindi w'umuhanya mubi. Noneho arangije Yobu, urumva araho ngaho, kandi Satani yamubonye kuko yarateranye kwa Yobu. Satani rero ahita abwira Imana amubwira ngo impamvu akubaha nuko wamuhaye guhirwa. Imana avuga atoya, Yobu ndamuzi neza, nzi umutima we, ntabwo ari uko namuhaye guhirwa. Aramubwira ati genda umugerageze, ariko ntukore ku bugingo bwe. Tubona uburyo
Satani yakoze Yobu amukora ibintu bibi ariko umutima usigara ari muzima. Rero Imana ibidushakaho ko umutima wacu uba muzima, noneho wenda nubwo inyuma, kuko umuntu w'imbere yiyubakitse atunga umuntu w'inyuma. Icyo rero kwa Yobu yaje gusubiza kuko ikigeragezo Imana yaguteje igira gute, iranagushumbusha, kuko igarutse iragira gute, isa nkaho iguha indishyi z'akababaro. Reka mbivuge muri ubu buryo, iguha indishyi z'akababaro, ariko ikigeragezo cyaturutse mu kutumvira uragaruka ugatangirira hehe, kuri zero. Umugani wa muririmbyi yavuze ngo kwa Yesu ni ku murongo, ngo uva ku murongo agahita hinjira mu ndi. Rero iyo ugarutse usubira inyuma gutangira. Ikigeragezo cyo kutumvira cyaturutse mu byo jyewe nshaka cyangwa se mu buryo cyanturutseho, akenshi nsubira inyuma ngatangira. Akenshi rero mu buzima bwo kuri iyi si tuba mu buzima bwo kutumvira, ubundi akenshi tuba mu buzima bwo kutumvira, nabwo duhora dusubira inyuma. Reka twiragize Imana noneho twinjiye muri message y'uyu munsi. Data, mu izina rya Yesu turagushimye nyiri cyubahiro cyose, tugushimira ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, tugushimira urukundo rwawe. Uri igitangaza, uratangaje kuko utangaza mu buzima bwacu bwa buri munsi, uko turinda uko bwije n'uko bukeye. Urinda mwami abakwishikamijeho, abakwishingikirijeho bose urabarinda. Ndagushimiye kuba dukurikiye abaho bukeye aho bwije, warabarinze inshuti z'isezerano. Imana ibaha umugisha, kandi mbasabeye umugisha mu izina rya Yesu, bahe kwaguka, bahe gutera imbere, abajya bakurikira ijambo, abakunda ijambo rica hano, ndetse n'inshuti zanjye zo ku Isezerano TV. Mbasabeye umugisha utagabanyije mu izina rya Yesu Kristo. Ndabaturaho umugisha, ndabasengeye kugira ngo wera wa Isirayeli ubagirire neza. Ineza ituruka mu ijuru niyo mbasabiye. Mbasabiye kwagukirwa, kandi mbasabiye kurindwa n'Imana. Ubarinde umubi sekibi, ubarinde indwara, ubarinde ibihombo, ubarinde kwiganyira, ubarinde kutumvira mu izina rya Yesu. Bakomerezwe nawe mu mbaraga zisumba byose. Bana natwe reka tugire neza, ntituyoborwe natwe ubwacu, ubwo mwuka we turakura tugira ngo bane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, ndabashuhuje kandi murakoze kuba wahisemo Isezerano TV. Ntago ari wowe uyoboye, ahubwo waje gufata isezerano ryawe. Niyo mpamvu hano tuba tugomba gutanga icyo Imana ivugana natwe, kuko ni isezerano. Mu isezerano rero hari umuntu bakabaho atagira n'isezerano muri we. Ntabwo rero waba utagira isezerano ngo ubashe kwibutsa Imana. Wibutsa icyo wabwiwe. Umuntu iyo yaguhaye promesse ni ukuvuga ngo uramwibutsa, ariko niba ntacyo ufite, nta sezerano ry'umuntu ufite, nta nubwo ushobora kumwibutsa. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu rero muri ku isezerano, niyo mpamvu nzajya mbaha amasezerano, kuko nanjye ndi umukozi wa nyiri isezerano. Nyiri isezerano rero Data wa twese wo mu ijuru ampa isezerano kugira ngo ndibaye. Imana rero impaye ubutumwa bw'abantu. Ari umuntu wigeze kwandika muri komantere ngo ariko Fanny ngo ntago Imana igiguye ibintu byoroshye. Ni ntanga ibyoroshye, nzatanga ibyanjye ku giti cyanjye. Ariko barabiza abantu, ari umuntu wese ko magana ngo ariko ngo nari nzi ko utari bumfate, ngo mba neba ukuntu ubwiriza hari umeze, ngo mba numva ariko hatavode wana ntari umuntu mwiza cyane rwose. Oya n'umuntu wavuga ko utari umuntu mwiza yababeshye, kuko nge tumaranye iminsi myinshi. Urumva uko mbwiriza hano mba ndi mu mwuka uko nategetswe, ariko mu wundi buzima nta kibazo. Telefone ndazakira, ndaganira, nta yindi mpamvu yindi. Uko nanjye uko niko mpamagarwa, niko nisanze, niswe ikizina nyine gikomeye kandi mbitanga gutyo, ariko nyuma biba byiza. Rero ihumura uzaribona. Buriya hari igihe y'Imana irivuga ibintu bikomeye. Nsubiza uyu muntu ushaka ko Imana twitega ibibi gusa cyangwa nta byiza biriyo. Buriya Imana ivuga ibibi, ariko ibyiza biremera umuntu, buri muntu ku giti cye. Buri muntu ku giti cye Imana ikuremera ibyiza byawe uko waramutse, uko wiriwe. Uyu munsi uko niriwe siko wowe uri bwirirwe, uko naramutse siko wowe uri buramuke. Rero buri muntu wese tugiye kwa muganga, arurwaye umutwe, arurwaye ugutwi, arurwaye ikirenge, arurwaye umugongo nguko ngurwaye, harurwaye iki, buri kintu cyose. Hari n'udashobora guhaguruka. Ndashima Imana wenda ko nubwo wenda nubwo byaba mpagaze kandi nkaba ndiho nyivugira, nubwo najya kwa muganga nayivugira. Ibyo byose ni ukuvuga ngo
buri muntu wese hari uburyo Imana imugenderera. Rero wowe nusenga Imana nuhagara imbere y'Imana, niba ufite icyo Imana yavuganye nawe, nta kabuza yuko Imana izakorohereza mu byawe. Rero Imana impaye ubutumwa mu bantu b'imbere bo mu nzu y'Imana. Ntabwo iyo nsengera abantu badasenga cyangwa badakijijwe nimvuga muri ubwo buryo murabyumva, ndirinda kuvuga ijambo bita umupagani. Umupagani n'ugenda akora ibidatunganye, ariko ntabwo urakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Niba utarakizwa ngo wizere Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uyoboke Kristo. Ngiye rero mbwira abangaba bayobotse barimo imbere, niba Imana intuma abandi mbabwiriza ubutumwa kugira ngo bihane. Nzakubwiriza kugira ngo wihane, ariko nunshaka ngo usengera nzagusengera, kuko ibitangaza n'ibya buri wese. Mujye munatandukanye, buri gitangaza nubwo yaba uvuye mu ndaya rwose ntimuzanakangwe n'ababahanurira. Ashobora no kuguhanurira yasinze, icyo si igitangaza. Ashobora no kuguhanurira rwose avuye ku ndaya akaguhanurira, icyo si igitangaza. Birasohora ngo izahagara ku bitugu by'abapfapfa ivuge, sibyo? Kubera ko irabizi ko wanze kumva. Yego, wanze kumva izakoresha bariya. Rero hari ubwami bwigeze kwanga umwami mwiza, irangije bazaniye umwami akajya bayoboresha Scorpio, akajya bakubita ikiboko nyine. Rero hari igihe kigera rwose ntago wabura hura n'umuntu muhuriye muri korodoro mu byaha, ishobora kumuhangaho umwuka akamuhanga amuzaho, kuko ntabana na mwuka wera. Haleluya. Uwo ntabwo abana n'umwuka wera, umwuka wera amuhangaho amuzaho. Iyo amujeho bivuga ngo n'ubundi aragenda. Umuntu umwuka wera azaho akeshi ntabwo yirinda muri we, aravuga yamara kugenda agasubira mu kabari, agasubira mu ndaya. Hari n'undi muntu uherutse guhamagara kuvuga n'umuntu ariko ntabwo arazi ko twari turi kumwe. Aramubwira ati uriya mugore atavuga ubutumwa, ati ibintu byose akabivuga uko byakabaye by'ukuri, atukaba utabona ahagara kuri kamera ngo ubwirize. Ikinyoma kigiye kujya ahagaragara, kigiye kujya ahagaragara. Ni byiza ko tuvuga ijambo ry'Imana. Ni ukuri ndakwinginze mwigisha muvuga butumwa, nubwo ijambo ryaba ari gutsinda utagikiranukaho, we kigisheho, kuko hari uwo kizafasha wagakizwa. Wenda umubera icyapa gusoma agenda ko kuruta ko umwima ikimana yaguhaye. Rero kuba ubupagani bwawe wabwiriza abantu bagahinduka ariko ukaba icyapa nta kibazo. Ariko pastor, hari abantu ngo batinya kuvuga ibyo bintu bisa nkaho bikomeye kugira ngo batagira ibyo bahomba, ngo abantu kubera ko banga kumva ibintu bikomeye akavuga ati umuntu nimubwira ibintu bikomeye wenda niryo tura yari kumpa ntaba akiri impaye. Ariko umenye ko Bibiliya ikitubwira abashumba baragira ibihembo. Abo nguwo aragira ibihembo, ngo ibihembo byaba yamaze kubibona. Ariko twebwe umushumba ubwiriza ubutumwa uko buri, ingororano ye sibyo izaba mu ijuru. Agomba kubaho yirinda. Iyo uriye ituro ryanduye buriya iyo usengewe n'umunyabyaha, icyo afite n'icyo aguha. Wabyumvise? Icyo afite umwuka uri muri we niwo akwaturaho. Bivuga rero ngo we impamvu adashaka guhomba ni ukuvuga ngo we aragiri uwo Bibiliya imita umucanshuro. Uwo ni umucanshuro n'umunyazi, aragiriye ibihembo. Niyo mpamvu rero agomba yirinda gukora kuri rutenderi kugira ngo atabura ibihembo. Ariko yo Imana yavuga ngo muri aya mabuye nzakuramo urubyaro rwa Aburahamu, sibyo? Yahinduramo urubyaro rwa Aburahamu. Nta nubwo izabura bikoresha, sibyo? N'akana gati zagakoresha, n'undi wese izamukoresha, ariko azavuga ibyo gukiranuka. Rero abakozi b'Imana barahari, abo ni bake, hari n'abandi. Ariyo mpamvu no gusenga n'igihugu cyacu gifite abakumirizi. Ngiye kuvugana n'abanyamasengesho, ngiye kuvugana n'abashumba, ngiye kuvugana n'abinginzi. Hari abantu bahagaze ku nkike bahora basenga umunsi ku wundi, basengera itorero, basengera n'abantu b'Imana. Hari n'abantu umukozi w'Imana udaca bugufi ngo yihane, uwo ntago abara umukozi w'Imana. Uwo si umushumba, ntago abara umushumba aca bugufi. Mushumba arambarara, abana n'intama hasi zikamurigata mu muto. Njye naragiye inka. Bibiliya igenda itubwira umushumba imwita umwungeri, kandi umukristo ikamwita intama. Ni kubera ko muri icyo gice cyabo cyangwa se muri buryo ya Bibiliya yanditswemo mu muco w'Abanyayisirayeli bo bakoresha
intama sibyo kandi intama ni ituro nako ni itungo riciriritse kandi rituje ariko burya intama nanavuga kakana burya intama iranagora intama irasuzugura burya kuragira intama irasuzugura nta muntu ushobora ati intama agenda igahindukira ikakwihorera kuko niko muri iyi minsi aba bashumba nibadahagarara neza bagiye kushumba intama imeze nka ntama nyine nka ntama ni ukuvuga rero njyewe waragiye inka hari uburyo umushumba abana n'inka inka ikamurigata mu mutwe ikakurigata hose ikarangiza ikafata n'umwenda wawe ikaba yawurya ikaza ikamenya n'impumuro yawe iyo ngiyo niho Yesu yavuze ngo intama zanjye ziranze nanjye ndazizi sibyo zumva ijwi ryanjye wabyumvise we azijya imbere zikamukurikira rero abangaba bose bafite ururimi bavuga n'abarwumva abo bose barabayoboye ariko ntabwo nzi bose ko bazabajyana mu bwami turi mu kibuga turakina ariko nago tuzi dukeneye kugira ngo tugwize benshi ariko tuzajyana mu bwami atari benshi tugira ngo twandika amateka nta nubwo Imana ishaka ko tuba abasitari tuba abasitari yego ariko mu bya Kristo ariko atari ukugira ngo gusa tubeho kumenyekana ubundi rero Imana iduha ubutumwa bwo kugira ngo tubwirize ubutumwa abantu bihana ibyaha bakizwe ariko nanone ikanaduha kubwira nabo mu nzu y'Uwiteka rero Imana intumye ku bantu bo mu nzu y'abizera abantu bo mu nzu y'abizera harimo babashumba harimo abahanuzi harimo abavuga butumwa harimo abanyamasengesho abo ngabo cyane kuko uyu munsi dukeneye kwigishwa nanjye ndimo dukeneye kwigishwa kuko ntago intama yakurikira umuntu idafite icyo yamubonyeho menya ese uyu jewe muvuga butumwa iyi ntama irankurikira ishingiye kuki ese uyu mukristo ubutumwa ndiho mbwiriza nubwo ni ubutumwa buri mu murongo wo Kristo yadusigiye ese uriho uravuga ubutumwa Yesu yasize avuze ngo ugende ubwire abo mu mahanga yose badukurikira ese ubu butumwa urabona mu myaka iza kuza uzagukurikira afite cyangwa se uzaba inyuma yawe uriho uvuka mu buryo bwo mu mwuka hari icyo azakwigiraho azabugenderaho uyu munsi dufite amasede y'abakozi b'Imana bakomeye banatashye batakiriho ushobora kuba wafungura ukumva ukongera ukumva ejo bundi hari umuntu twariho tuganira ambwira ukuntu ati nakorewe deliverance na CD y'umukozi w'Imana runaka yigisha ku bintu bya deliverance ati ndayikurikira cyane ndayumva nyisubizamo ati nabohotse arabohoka uyu munsi muvuga butumwa mu pasitoro bishop apotre ubutumwa uriho ubwiriza bwaba hari umuntu buriho buhindura ese mu myaka 10 iri imbere cyangwa ni 3 da hari umuntu uzasubiza inyuma page muri YouTube agashaka agasacinga kiganiro cyawe akazabonamo ikiganiro kimufasha akagikuramo amakuru ese uyu mwana uri uvuka mu buryo bw'umwuka azakwirata ko wamubereye umushumba ese muvuga butumwa mu pasitoro mubwiriza butumwa muhanuzi ese koko hari umuntu uzakenera ubuhanuzi agasubiza inyuma YouTube agasacinga akavuga ati ngiye gushaka ubuhanuzi agashaka ubuhanuzi bwawe yaguhamagara agasanga ukiri mu byizerwa ukiri mu mavuta yo guhanura yesashimwe cyane cyangwa azasanga waramaze kubivamo azasanga waragiye gucuruza inzoga mu kabari azasanga uri umusinzi azasanga uri umusambanyi azasanga ari wawe ati doruri yarahanuraga doruri yakoraga ibintu cyangwa azasanga ugifite izina rya murokore cyangwa ugifite izina rya pasitoro gusa ariko bakubaza intama ushumbye ukazibura bazasanga ufite iki numva Imana irambwiye ngo mbabwire ngo igihe kirageze cyuko mucenshura mukamenya ubutumwa muriho mutambutsa ese aba bantu babari imbere izi ntama zituri imbere ziduhagaze imbere tubwiriza turazubaka cyangwa turazisenya ese turubaka imitima yabo ese turabakundisha inzu y'Imana ese aba bana badukurikira abasore baro babyiruka barifuza kuzambara ikote ry'ubushumba ry'ubwapotre bw'ubuprofete ese uyu mubyeyi uyu mukobwa uri uhaguruka arifuza kuzaba umwari arabyifuza umwari ngo Simoni yari afite abari bahanuraga ese arabyifuza
ese uyu mukozi uyu musore azifuza kurongora umukobwa w'umukozi w'Imana amwifuze avuga ati ndashaka kurongora, azabyifuza niba yarakurambagirije muri korari akakurambagiriza mu cyuma cy'amasengesho kura mu itorero bakakwambika ivara ukambara ubukwe bugakorwa tukaririmba ngo bambaye ibyera baraje, indimi zikavugwa bakahanura bikaba byiza tugatitira, harya uyu mugabo ugushatse azakomeza abona uvuga mu ndimi cyangwa mu kanwa kawuzagira mu rugo hacanemo umuriro? Twekeneye, Imana irantumye ngo mbabaze mbabwire, uyu mugabo azicara ahagara hano avuga ati narongoye umugore w'umukozi w'Imana, narongoye umuntu w'Imana, ndashima Imana kubw'umugore wanjye. Igihe kirageze ngo duhamirizwe. Imana yambwiye ngo tureke kwihamiriza ahubwo baduhamirize ko turi abakozi Imana nyakuri. Ntabwo ikote n'ingoro ari ryo rizaduha kujya mu ijuru, aricyo ziduha ko dushumbye. Ntabwo kuvuga mu ndimi cyane ari byo biduhaye kuba duhanura. Ntabwo gutega ibitambaro cyane cyangwa se kujya natirere nk'iyi yanjye cyangwa se kuba tudatoboye amatwi ntabwo ari byo bivuze yuko dukijijwe. Imana ikeneye, ushobora kuba udapfumuye amatwi ariko umutima wawe utobaguritse, uva utabika ibanga, utagira ikintu kibamo. Ushobora kuba imyambaro y'inyuma ariko imbere urisega. Imana irambwiye ngo intumye ku bantu b'imbere, bakozi b'Imana b'imbere, twebwe tubwiriza abantu, duhindura abantu. Ijambo tubwiriza mbese twe rero duhindura, cyangwa turi muri ya mvugo y'abantu bavuga ngo mwumve ibyo mvuga ntimugiye gute ntimurebe ibyo nkora. Ntabwo ari ibyo Imana ishaka, nibyo Imana intumye ku bantu b'imbere. Mwinginzi munyamasengesho, ese uriya nginga kugira ngo pasiteri akurebe? Ese uri ngiye ujya pasiteri akugurira urukweto? Ese uri nginga kugira ngo pasiteri aguhe imyambaro? Ese uri ngiye kugira ngo pasiteri aguhe telefone nziza? Niki? Mutangabuhamya. Ese uje gutanga ubuhamya kuri YouTube kugira ngo ukomeze umutima uri mu rugo kugira ngo rudasenyuka? Uje gutanga ubuhamya kugira ngo ukomeze utanga ubuhamya wihanganishe umukobwa utegereje amasezerano kugira ngo yirinde yifata atagwa mu byaha? Mubwire uti nanjye naririnze kandi akomeye. Mutangabuhamya uje gutanga ubuhamya, uje gukomeza umusore ugiye gushaka ngo umubwire uti urugo rwubakwa gutya akomera, agushake inyigisho z'abubatse akomere. Cyangwa uje kurangaza urugo rw'umutima urangaza hanze kugira ngo uko umutima watobotse utobare n'iyabandi. Mana niko imbwiye ngo mbabwire, niki turo tubavoma, niki baro batuvomaho, reka mvuge gutya, niki baro batuvomaho? Baratuvomaho kwihangana, baratuvomaho kudakunda impiya, baratuvomaho guhagarara duhagarara ku murimo w'Imana. Shuti mwene data, niki gihe kirageze wicusuzume. Wabaye nyiramurya irya nino, wanze kubwirwa, wakunze ako mu nzu y'Imana, wakunze titire kandi ukunda n'ibyo hanze, ibyaha byose urakira. Ntabwo umukozi w'Imana yakira ibintu byose. Oya, ntabwo yakira ibintu byose. Ntabwo yakira ibintu byose. Niki umuntu aricara akavuga, hari umuntu ugwamaka we ati iyo ndebye ikiganiro cya runaka, iyo ndebye ikiganiro cyo mu itorero runaka, pasiteri runaka, profete runaka yabwiriza ndafashwa nkumva ndubakitswe, hatari ko ndebye ibya runaka gusa birambabaza. Ya Imana itugire neza, Imana iturebe, irebe mu mitima. Tumaze igihe tuvuga ariko ibyo tuvuga Imana itabirimo. Imana irashaka ko twongera gusubira ku rufatiro. Muvuga butumwa mu pasitoro, mukozi w'Imana, Imana yambwiye ngo subira ku gasozi wasengeraga wongera usenge. Subira mu gihe wajyaga wiyiriza wongera wiyirize. Hari imijugujugu n'iminyafu turiho duhura nazo bitewe no kututumviye, tudahagaze ngo twumvire. Uyu munsi niki Imana itaguhaye, niki Imana itagukora? Imana azamuye izina ryawe ariko urangije uzamura intebe, wubaka intebe y'ubwibone. Imana yarakuzamuye igushingira icyubahiro, igushingiriza muri bendera ryawe, ariko uyu munsi bayinkoni yo gukubita abaciye bugufa boroheje. Uwakuzamuye ntumwitayeho. Imana irashaka ngo subire muri Bibiliya, mwongere musome Bibiliya, mwongere mutange ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Wongere usenge, uhanura ubuhanuzi buzima. Wongere usenge, nyuma yo guhanura tukuboneho imbuto, batuboneho imbuto, batutwera imbuto zikwiriye abihane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Niki
ni iki ejo hazaza bazatwibukiraho. Abahungu n'abakobwa baratwibukira kuki? Abaturo dutoza abahanuzi bato. Eliya yatoje Elisa, arangije Elisa kurikira Eliya mpaka muhaye umwitero. Wowe urabona hari umuntu uzanagira umwitero? Cyangwa umwitero w'umuntu agira n'uw'ibibembe gusa? Reba abo wabyaje ubutumwa bwose n'abo gendana nabo, barasa nawe, baro barakora nk'uko ukora. Elisa aragaruka, hari abana b'abahanuzi bamutegeye mu nzira, amuga ati mbese urabizi ko Eliya ajya gukurwamo? Aravuga ati yenda bizi. Ntago yigeze Elisa asakuzanya nabo. Ntago Imana idusaba ngo tuze gusakuza, ntago Imana idusaba kugira ngo tuze gusenya umurimo w'Imana, ntago Imana idusaba kugira ngo twirwe mu nkiko, ntago Imana idusaba kugira ngo tugende kurata ibyo tugezeho. Nta Imana iradusabye ngo duhamye Kristo. Vuga Kristo uhindura abantu, vuga Kristo ukiza ibibembe, vuga Kristo ukiza indwara, vuga Kristo ubohora imitima. Kuruta uko umuntu akureba ati njyewe yusetse gusa ndafashwa. Oya, iyo nyinya ntago izinjira mu bwami bw'ijuru. Tuzambara imibiri mishya. Uwe wivuga gusa ngo amaso yawe ishango nge n'indebye n'amaso ye gusa numva nufashijwe. Barafashwa ukamara stress, ariko ntabwo bajyana mu bwami, ntabwo bajyana mu bugingo. Yesu ashimwe cyane. Ariko Elisa arangije aragenda, babana b'abahanuzi ko atigeze avuga n'amagambo mabi. Arangije icyo yakoze niki? Yahise arubundi arongera agendana nabo. Abana b'abahanuzi barice baravuga ati muntu w'Imana, aha hantu turi ni hatoya. Baratekereza ati ahantu ni hato, ariko birakwiye yuko twagenda tukajya kugira gute, tukajya gutema ibiti, tugashaka uburyo twakwagura ahantu. Ariko nubwo bagiye gutema ibiti, ngo intore zigwa mu mazi, imaze kugwa mu mazi baza biruka ati muntu w'Imana, intore ziguye mu mazi kandi yari intirano. Ariko umuntu w'Imana avuga ati muze. Baragenda, aravuga ngo irengeye hehe? Irengeye he? Umugisha wo gukiranuka uturuka mu gukiranuka kuwa gusengeye. Arangije aho ngaho yarengeye niho igisubizo kiri. Banza umenye aho amavuta yawe yarengeye, banza umenye agakiza kawe karengeye, menya aho ibihe byawe byarengeye. Menya Samsoni yamenye ko imbaraga ze zagiye ari uko Delila zo amwogoshe. Wowe niki cyakogoshe? Se ni amafaranga yakogoshe? Se ni icyubahiro cyakogoshe? Ese ni abagore bakogoshe? Ese ni abagabo bakogoshe? Ese ni imibereho yakogoshe? Niki kiriho kitwogosha muri iyi minsi gituma tutavuga ubutumwa bwiza? Niki cyo kitwogosha gituma intama zimaze gukomereka? Niki zigendana imisare, urakubita umujuguju nayo ikagukubita ubundi? Kubera iki? Hari ukutarinda. Ariko barataka. Elisa arangiza abona igisubizo. Muntu w'Imana, abakristo badukeneye igisubizo twebwe. Ntago twe dukeneye igisubizo cyane kuba Kristo. Iyo umukristo yakubonye igisubizo ntago umubwiriza. Yesu ashimwe. Amen. Intama zirumvira cyane. Iyo wakoze icyo ugomba gukora nabo ubwabo barabizi. Ariko uyu munsi hari ibintu byaha biro bikorerwa mu nzu y'Imana no muri kabari bidakorerwamo pe. Hari ibyaha biro bikorerwa mu nzu y'Imana no mu kabari bidakorerwamo. Bikorwa witwaje icyo ndicyo, ntago byari bikwiye. Reka dusome iri jambo ry'Imana riri muri Hoseya ibice byaho 4 ku murongo waho. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 12 rwose. Haravuga ngo nimumve ijambo ry'Uwiteka mwa Bisirayeli mwe, Uwiteka afitanye imanza na bene igihugu, kuko kitarimo ukuri cyangwa kugira neza, habe no kumenya Imana. Aba nimvuga igihugu ntutekereze igihugu herereyemo. Igihugu ni wowe, igihugu ni umutima wawe. Kumutima na gahugu kigenga kabamo ibintu byinshi. Imana ifitanye urubanza n'umutima wawe, ufite byinshi wumvise, ufite isezerano ubitse muri uwo mutima udanasohora, ari ryo uvuga n'iryo utaravuga, ariko ifitanye urubanza rukomeye cyane. Aha ku murongo wa 5 baravuga ngo hanyuma Abisirayeli bazagaruka bashaka Uwiteka Imana yabo n'umwami wabo Dawidi, bazasanga Uwiteka n'ineza ye mu minsi y'imperuka, bamushaka bamwubashye.
kubera ko Imana umurongo wa kangahe reka duhere mu murongo wa 5 reka dusome ku duhere ku wa 4 ngo kuko Abisirayeli bazamara iminsi myinshi badafite umwami cyangwa igikomangoma cyangwa igitambo habe n'inkingi cyangwa efode na terafimu. Hanyuma Abisirayeli bazagaruka bashake Uwiteka Imana yabo n'umwami wabo Dawidi, bazasanga Uwiteka n'ineza ye mu minsi y'imperuka, bamushaka bamwiba bagize gute bamwubashye. Imana irambwiye ngo hari uguceceka kugiye kuza ko kuvuga ngo Imana iravuze, kuko ibyo wumvise birahagije, ibyo wabwiwe birahagije, kuko Imana ije gukora akazi ku bantu bayo bayikorera. Imana irambwiye ngo igihe kiraje aho ubu ngubu igiye gukorana mu mutima, bazamara iminsi badafite ubwami, bazamara iminsi Imana icecetse muri bo, bari mu gihe cyo kugira ngo Imana ibakande ibigishe. Imana igiye kwigisha ubu bwoko butagonda ijosi, igiye gushungura abiyita ko ari abantu b'Imana, igiye gushungura abiyita ko ivuze, ije gushungura kugeza igihe bazamara igihe Imana igitegura imitima yabo. Imana igiye gutegura imitima y'aba bantu birirwa imbere yayo. Imana igiye gushungura imitima yacu, ibanze duturishemo ubuturo bwayo, yongera igarure ubwami n'ubutambyi, yongera igarure efodi kuko yaranyazwe. Ubwo nibwo tuzagaruka tugashaka Uwiteka. Imana iragusaba wowe nkurikiye, wowe unyumva, niba ufite amatwi y'umwuka wumve, ugiye kongera gusubira, ashaka kongera gusubira ku rufatiro, ukongera ukaza ukabwiriza. Va kuza wihana ngo ejo ngo nari naguye, wihana kubera ko ari icyo ushaka. Imana irashaka kugira ngo itegure efode yawe, itegure umwambaro w'ubutambyi bwawe, kuko warawanduje umwambaro w'ubutambyi warawanduje. Imana ntago inezezwa nuko waba umutambyi warangiza ugakora icyaha ikirenze n'icyaha uyobora abutambira ibyaha, kuko ngo umutambyi natamba ibyaha abanze yitambire we ubwe. Utambira ibyaha, witambira icyaha cy'ubugome, witambira icyaha cy'amagambo, witambira icyaha cy'ibisambanyi, witambira icyaha cy'ubusinzi, witambira icyaha cy'ubugambanyi, witambira icyaha cyo mu rwisho rw'ugongororerano. Icyo rero niho tuzagaruka tugashaka Uwiteka, tukamushaka n'imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Rero icyo nicyo gihe kije cyo kugira ngo abantu bashaka Imana. Imana irambwira ngo abantu bose muri wo munyumva, ni igihe cy'uko buri muntu wese agiye gushaka. Imana irambwira ngo buri muntu wese agiye kumuhanuzi we ku giti cye, ko Imana igiye kukugenderera, izagucira mu ijambo, izakuganiza mu nzozi, izakubwira pana ku muntu ku giti, ije kukwibwira kugira ngo uhagarare. Muhawe amahirwe yo gusenga no kwegera Imana. Ahangaha noneho reka manuke gatoya ahangaha ku bice 4 ku murongo waho wa mbere. Aravuga ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa Bisirayeli mwe, Uwiteka afitanye imanza. Nabaye mu mwuka cyane, ndazamuka ndatumbagira, muranyihanganira. Nabanje gusoma Hoseya ibice bya 3 ku murongo wa 3 n'uwa 5, noneho tugiye ku gice cya 4 nyirizina. Aho ukuntu isi ugenda mu buryo bw'umwuka, ariko byose ni ibyacu kuko niko Imana yari yabimpaye. Iki gice cya 4 rero haravuga ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa Bisirayeli mwe, Uwiteka afitanye imanza na bene igihugu, kuko kitarimo ukuri cyangwa kugira neza, habe no kumenya Imana. Nta kuri mu bantu b'Imana, kwaragiye ni mpemuke ndamuke. Mvugute bavuguse imibirizi bayishyiramo urufuro, kugira ngo nubona urufuro rufureka ubone ko ari igitangaza, kandi nta kiriho, ntacyo nta kuri kubarimo. Wowe ubwawe nawe ubwawe urabizi ko ari igifuro. Murazi umubirizi urawuvuguta ukavuguta urufuro ni nko gumeshesha omo urayishyira mu ibase, ugashyiramo utuzi duke cyane, ubundi warangiza ugasa nkaho uyivanga, ikazamuka ikuzura ibase.
icyo nicyo kinyoma cyuzuye imitima yabo, ariko agakiza kabonetse k'ukuri ni gake, ni gakeya nk'imbere, ni gake cyane. Imana nta kindi kiri mu mitima yabo uretse kuba kurahira kurahira bakica isezerano, no kwica, no kwiba, no gusambana, bagira urugomo, kandi amaraso agasimbura andi maraso. Umuntu ashobora kutakwica ngo agutere inkota uva amaraso, ariko akakwicira umugisha, akagufungira umugisha, akakwicira mu kagambane, akakwicara. Munyarwanda aravuga ngo mwiriwe yakwiriweho, kavuga ati muramuke, kandi bagiye gukora igitaramo cyawe, bagiye gukora igitaramo cyawe. Ariko ibyo byose Imana yacu ntago igihishwa, hihishwa ko mu mitima yabo bimuye efode n'ubutambyi, bimikamo ibi bintu. Ndi umunyamasengesho, ndasenga, ariko gusenga igicaniro cyo kwitorera usengeramo wagihinduye nkaho uri umukozi wa pasiteri, kandi ntabwo uri umukozi wa pasiteri. Uri mu kazi, uzahemberwa kuri umwinginzi nkuko pasiteri nawe azahemberwa ko ari umupasitoro, umudiyakoni agahemberwa ubudiyakoni, muririmbyi agahemberwa uburirimbyi. Buri muntu wese azahemberwa kucyo yabwiwe. Nicyo kizatera igihugu kurira, kandi ugituyemo wese akiheba. N'inyamaswa zo mu ishyamba nazo nuko, n'ibisiga byo mu kirere, ndetse n'amafi yo mu nyanja azapfa. Bivuga ngo ni igihe cy'uko buri muntu wese ikintu cyose kizahura n'umwuma. Kubera iki? Kuko ikintu cyose cyariye kuri ubu burozi bw'uyu mutambyi kizapfa, nta buzima. Umuntu wese wapfunyikiye nk'iki gifuro cyawemo cyangwa cy'umubirizi, ibi byose bizasohora, bimusohorereho, asigare buri muntu wese bavuge ngo n'uyu. Hari umunsi umwe igihe Yesu bari bamujyanye, Petero agiye kota umuriro atacanye, yihakana Yesu. Ariko ngo havamo umwe aravuga ngo n'uyu yari ari kumwe nabo, ngo gatsinda avuga kimwe nabo. Bivuga ngo nawe uzafatanya kimwe n'aba bantu. Itandukanye n'aba banyakibi, itandukanye n'uyu ni munyakibi. Niba ubu inyuma ari umushumba, ari umupagani, tandukanye nawe kizwe agakiza nako umuntu ku giti cye. Itandukanye n'umuhanuzi w'ibinyoma, itandukanye n'umushumba ugaragaza titire utari yo, itandukanye n'umunyakibi, itandukanye n'umusambanyi nubwo yaba kuri hejuru, nubwo aba ari umukoresha wawe, itandukanye nawe. Ku murongo wa karabangwa, ariko ntihakagire umuntu ubibuza, ntihakagire ubicyaha, kuko ubwoko bwawe bumeze nk'ababuranya umutambyi, kandi uzasitara ku manywa, n'umuhanuzi nawe azasitara nawe nijoro, kandi nzarimbura nyoko. Haleluya. Bivuga ngo ikizasitaza umuhanuzi nicyo kizasitaza umutambyi, kubera ko mwasitaye ku mutambyi nyakuri, mwasitaye ku mutambyi nyakuri, kuri Kristo mu mutsitaraho, ngo kuko ari ibuye ry'isanganya rukuta, wowe uzaritsitaraho ukomereke. Mwamutsitayeho, nicyo gituma wowe muhanuzi uri muri ubu buzima uhanura kugira ngo uronke, uvuga ibidatungaye kugira ngo ibonere indamu, uzasitara ku manywa, umuhanuzi nawe atsitare nijoro. Ni igihe cyo kuba maso, ngo nuhagaze aririnde atagize gutatagwa. Ku murongo wa 6 avuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge, buzize kutagira ubwenge. Ndongera mvuge ngo abafite amatwi ni mwumve, abafite amatwi y'umwuka ni mwumva. Rimbo yazize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka, ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka, we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Ubwo uko wandetse kirengagiza amategeko yanjye, nanjye nzakureka, ndetse nirengagiza abana bawe. Abana bawe bari ni imigisha yawe, izakureka
womongane, izakureka usarare, izakureka wisererange, izakureka waname ku gasozi, izakureka kuko wirengagiza amategeko ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzira kutavuga. Ndavuga nigendere, ariko mvuga uko nabwiwe, buzize kutagira gute, kutumvira. Gihe kirageze ngo wowe unkurikiye wumvire, utagendeye ku by'abantu bagucengacenga. Buri hari igihe umuntu agucenga akakwemeza. Iyo tugiye mu isoko guhaha, umuntu arakwemeza akakwemeza ibyo acuruza uburyo ari byiza ukabigura, ariko nubwo ubiguze arabizi ko imbere atari byo, kandi araguhenze icyo uko niwe ukize. Ariko ngo nawe kuko yaretse ubwenge, nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ese birakwiye ko Imana itureka ngo twe kuba abatambyi, cyangwa dusubire ku mategeko y'Imana? Twongere twibuka egara amategeko ntazareka kuvuga. Twongere ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukifuza umugore w'abandi, ntukifuza umugabo w'abandi, ntugasambane, mbese aya mategeko yose uko ari 10 ujye uyakurikiza. Yego uwishe rimwe n'ubundi abayishe yose, ariko gerageza wivuga ngo niko nteye. Hakanu ku murongo kare ngo uko bakomeje kugwira niko bagwije kuncumuraho, nicyo gituma ubwiza bwabo nzabihindura nk'ibikoza soni. Bakomeje kuncumuraho, ni nako ubwiza bwabo. Je kubona icyubahiro Imana yaraguhaye igikubita hasi kuko wakomeje gucumura ku Uwiteka. Uzambara we kuberwa, burya umuntu aberwa kuko afite igikundiro. Ugira inshuti nyinshi kubera ko ufite ubwiza bw'Imana. Amen. Witwa amazina yo mu murimo w'Imana kuko ukiriho utuvuta tw'Imana. Ariko igihe utwo tuvuta tw'Imana utadufite, uriho umugaye w'Imana, ese uw'Imana yakuyeho icyubahiro, ninde wamwubaha? Nta wamwubaha. Reka kugira ngo nsoze aho nawe uze kuhisomera, iyo ni message kugera ku itariki, kugera ku murongo wa 12. Rero ngutumweho wowe wo mu nzu y'Imana kugira ngo ugerageze ibishoboka byose, uhagare mu mwanya y'Imana. Ongera wibuke isezerano wagiranye n'Imana, ongera wibuke icyo Imana avuganye nawe, cyo kugutoranya, cyo kuguhamagara, ijya kugutuma. Ongera wibuke wavuye. Imana irihanangiriza abayizeye, kandi irihanangiriza bakizigenza. Imana intumye kuri bakizigenza. Twebwe tuvuga ngo iravuze, twebwe duhagarariye Imana, waba shehe, waba padiri, waba pastor, cyuri cyo cyose, mwinginzi, bishop, musenyeri, aho ngaho ni Imana igushaka. Imana yashaka ukizwa ugakiranuka. Wiba uwo gufasha abandi kwica amategeko, ahubwo bafashe kugira ngo babe abo kuyakiranukamo. Kuko hari igitabo twahawe cyo kugira ngo tubashe kujya tubwira abantu baruhuke. Ntabwo Imana idusaba kugira ngo tuvuge ibyacu. Dushaka kuvuga ibyacu tuzakora comedy, izaba arizo dukora. Ariko Imana irambwiye ngo ba maso kandi usenge, wongere usubire ku rufatiro mu izina rya Yesu. Amen. Pastor, urakoze cyane kubw'iyo message. Nekeza ko abantu bayumvishe, ngira ngo waje kubivuga ngo dufite abantu bameze nk'abacancuro. Abo bantu rero ubwo ngira ngo wababwiye biyumvise kandi bakwiye kwisubiraho. Buri ijambo ry'Imana ni miriwari. Nta nubwo ari ngombwa ko tuvuga umuntu ko nta n'uwo nzi. Ariko Imana niba iyo umuyireba muri miriwari, akenshi uyireba isura yawe. Ijambo ry'Imana iyo rije ntago rimanukira ubusa. Wowe yo wireba ugasanga muri ibyo byose bivugwa, ukasanga harimo icyo ukora. Ntago umutari ukuvuga turi aramvuze cyangwa yabwiye jewe, ahubwo ugomba kuvuga ngo mwuka we urakoze kundondora. Muririmbyi wa 38 aravuga ngo ndondora kandi uncura inkamba z'imvema. Imana iradusaba kugira ngo iturondore, turondore, mwuka wera turondore, kuko ngo mwuka n'uzatwemeza iby'icyaha. Iyo udafite umwuka wera, ibintu byose urabitinyuka, nta nubwo wihana.
ubona ko hari abandi bihana wowe ikiri kikwereka umuntu waguye muri we mu mutima utagifite n'umwuka wera aho urabona abandi ari bo babi ntabwo agira igihe cyo kumva ko yagomba kwihana bundi mu buzima umuntu agomba kuba amasengesho yo kwihana ariko iyo utihana ngo wera imbuto z'abakijijwe iteka uhora ubona abandi ko ibyo bariho bavuga atari byo ushobora kuba watesebura koko warakijijwe burase koko umuntu ashobora gukizwa agakizwa ntasome inyota igashira koko ntanywe ka sikoro ye barahari batazima ese koko buriya koko umuntu yakizwa neza agakizwa ku mafaranga pe koko amafaranga ukayatsinda ye barahari ni ukuri abo wabonye nabo ariko hari abandi bakijijwe kuri ayo mafaranga bafata ayejejwe cyane Imana yabwiye ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira bayari atari koko buriya koko ubu umukobwa yaca hano uteye neza usa neza koko imbere y'umugabo ntakebuke koko ko abagabo twese ducumuzwa n'amaso koko uyu mugabo abaho rwose babaho bapfuye amaso aya maso y'inyuma nayo kureba gusa aho bakandagiza ibirenge biri ngombwa ariko ntabwo bafite kugwa muri bo barahari pe ako koko umuntu arakizwa agakizwa ntagira akantu yisigariza ko kujya no mu bapfumu n'ahandi barahari batajyayo barahari se koko abagore hari abagore bakwizerwa koko b'abahanuzi barahari bahanura kandi bakubaka ingo zabo barahari ko tumenyera abahanuzi benshi abahanuzi benshi nta nubwo bubatse bashenye ingo abenshi bahanura abenshi hari abantu benshi ujya gusaba ugasanga iyo atashenye afite umugabo yitegekera noneho akamutera ubwoba ati Imana yavuze umugabo ntabwo warameze ndiyo bwana ntabwo wari umwuka wera umwuka uguha kumva ko ntabwo umwuka aza gusenya urugo nta nubwo aguha ijambo ryo gusuzugura uwo mwashakanye oya abakozi b'Imana bose nta mupasitori w'umugore ubaho uribeshya barahari pe bashumbye na neza n'amatorero usanga abo bita abagabo bafata Bibiliya bakajyayo gusaba agatuti none se ko ugiye gusaba agatuti si itorero ry'umugore none se ko yaryubatse we ryarakunaniye kuryubaka ntugerayo so kandi akicara akaguha agatute kandi ukabwiriza ukamukomera amashyi ariko wasubira inyuma Bibiliya nizera ntabwo ivuga ntabwo twereka ahantu pasiteri w'umugore ari kandi ujyayo ntabwo tubona apotere w'umugore kandi ujyayo kwa guhereza ituro se nturyange ukaryakira rero haracyari ibindi 1000 bitarapfukamira bayari hagara ku rufatiro ubwirize uhagara mu mujyo umwe Imana naje gukoresha bakozi b'Imana munkurikiye bene data Imana ishaka kudukoresha mu gihe nk'iki kandi zagukoresha nusubira ku rufatiro muhanuzi iki nigihe cyo guhanura ariko uhanure utagendeye ku byaha Imana Hoseya atubwiye murakoze Pastor murakoze cyane nibutsa abantu ko bakomeza kugukurikira kuri Pst Fanny official ibindi Imana duhana umugisha twasoza dusengera data mu izina rya Yesu ndagushimye kubw'ijambo ryawe kubyukuri kandi utugejejeho kuko abo ukundura bacyaha nzi neza ko umwana w'ubugingo yumvise data reka tube abana bawe duciye bugufi utubabare ibyaha ndihana ibyaha nakoze ndihana ibyaha by'abashumba bagenzi banjye mu izina rya Yesu utubabare data udusubize ku rufatiro uduhe kuvuga ubutumwa bwawe nk'uko tubuhabwa nawe kandi tuyoborwe n'umwuka wera taranga amarangamutima yacu dukoreshe mu gihe nk'iki kigoye Uwiteka Imana Nyiringabo uduhe kwihangana kugira ngo nabo tuyoboye nabo babashe kwihangana tutabashe kwihangana ntabwo twakwihanganisha abatugana tudakomeye ntabwo twabasha gukomeza abatugana ariko ibyo byose tubishobozwa nawe Kristo uduha imbaraga nsabiye buri umuntu wese wari udukurikiye kugira ngo nawe umwambike izo mbaraga zituruka mu ijuru ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti amen.